sindabyemera ko n'ubundi na n'ubu sindabyemera ko n'ubundi ndi umudiyasipora cyangwa se ndaho nifuzaga n'ubundi. Gusa uko biri Imana yarafashije kandi nongera kubwira ijambo abanyarwanda nyine bari iwacu aho ngaho mu Rwanda, mbagiramo n'inama mbabwira ati ikintu ugomba gukora cyangwa se ugomba gutekerezaho cyane cyane niba uri umuntu utekereza kujya mu mahanga cyangwa se ukaba watekereza kujya kugira ikintu ukorera mu mahanga cyangwa se ukaba watekereza kujya ahantu hose utazi, ni ikintu cyo kwitondera cyane kuko nanjye nibara mu bantu bagize iki bahuye n'urupfu inshuro zitari imwe cyangwa se zitari ebyiri kweri, kuko nanjye ubu nagombaga kuba narapfuye muri urwo rugendo ariko ubu ngubu nkaba nkihumeka kandi nanabishimira Imana. Rero sinifuza ko byanga bikunze hari umuntu byagendekera gutyo ngo bibe byamugendekera gutyo, kuko niba narabigiriyemo amahirwe we si yabigiriramo amahirwe ngo nawe avuga ati ndiyahuye, cyangwa ni nk'ubwiyahuzi ndiyahuye ngo ngiye mu mahanga nta aderesi nta kintu na kimwe afite nk'uko nanjye naje. Urumva kuba naraziye ku bihumbi 50, sinzi niba ariko nawe waza ngo bizakorohere. Amahanga hano Kenya kweri ni Kenya ikomeye kandi ubuzima bwaho butoroshye pe, kuba wagira iki umuntu aba ari kuvuga ati wowe nuko wagezeyo, wowe rero warahageze urahazi, wabonye imbeho yabo ukuntu imeze, abenshi biyahuza ibiyobyabwenge, wowe niki cyakurinze cyatumye utajya mu biyobyabwenge muri droge kugira ngo ushobore guhangana n'imbeho yo ku muhanda? Ni ukuvuga ngo nabonaga benshi akenshi na kenshi bajyaga banamereza, nk'ubu naba nicaranye nk'umuntu hano gutya ku gasima, mu Rwanda tubyita gasima, ku muhanda nyine ajya kubona afite urushashi ari guhekenya akambwira ati bino bituma udasinzira, namubwiye inkuru yanjye ati rero ati njye nta kintu nagufasha, atari kurabona twebwe tumaze igihe inaha turi abanyarwanda bene wanyu, ariko twibereyeho nk'abapfuye. Nkajya kubona ibintu biri mu bishashi akamereza ati akira nawe wihekenya, ati bino bituma udasinzira kandi ni ibidroge nyine, ni ibintu bituma ubuzima butamera neza. Nanjye byanga bikunze nkaba nabitekerezaho nkavuga ati byanga bikunze ibi ngibi byamfasha kuba nagira iki, kuba nakontorora iminsi mibi yanjye, nkavuga ati iri joro ndarirara ngenda n'ubundi nabiriye, nkabitekerezaho. Ariko ikintu cyamfashije kuba nakwirinda nk'ibyo biyobyabwenge abantu binabakoresha bitari abanyakenya gusa n'abanyarwanda bahageze, ikintu cyamfashije njye nari mfite intego, kandi ibyo bintu ntabwo byari biri mu ntego yanjye, byo kuba nagera ahantu n'ibibazo nari mfite byo kuba ntacyo kurya mfite ngo njye kuba narohamo n'ibyo bintu. Yego ni iby'ubuntu, benshi bari bazi ko napfuye, si imiryango yanjye, saba mu muryango gusa, n'abandi na sosiyete nabaga ndimo cyangwa se n'abandi bantu nabaga ngendana nabo cyangwa se nakoranaga nabo, bose byanga bikunze kuba wakubita ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu nta kintu uratekereza ku kintu cyerekeye iwanyu. Urumva abantu bambwiraga ko benshi bagiye ngo banakora ikiriyo byanga bikunze, bakavuga ati Pasi yarapfuye nimukureho. Urumva na mama nawe ubwo yarambwiye ati Pasi ngewe nari nzi ko ati narakuririye rwose, arambwira ati narakuririye ukimara kugenda, ati umaze amezi 3 utaravugisha abo mu rugo, ati narakuriye. Ndavuga ati se, ati byanga bikunze Pasi yarapfuye, nta kuntu Pasi yagira iki, yagera ahantu ngabe yararokotse aba atahamagara umuryango, ariko byanga bikunze uyu mubona niwe. Reka tuvuge ko ari we. Hanyuma umuntu aguhitishijemo kano kanya rero, umaze kuzuka nyine urupfu ruraguhushije, ubu kano kanya amahitamo, ubu urifuza gusubira mu Rwanda cyangwa uzakomeza ube muri Kenya? Ubu muri aka kanya ubuzima bwanjye bwakomereye muri Kenya, aka kariho bwongera bukanahorohera nyine. Urumva ni ibintu nyine ngomba kuba nagira iki, nashyiramo imbaraga nkavuga ati Imana yarandokoye, icyatumye indokora si ugukora nabi, si ukugira iki, ahubwo njye ni ukuba nakomereza n'ubundi ku ntego yanjye, kuko Imana yaramfashije kuba nari mfite intego yo kuba nagera muri icyo gihugu Kenya, nkaba naraharokokeye. Urumva ubuzima bwanjye bwiza pana bubi bwabera hano muri Kenya, icyo ari cyo cyose nyine. Ntabwo uteganya gusubira inyuma ntabwo byashoboka, kuko iyo nza kuba nteganya gusubira inyuma mba n'ubundi nk'uko niyumvishaga ko ngomba gushyira nimero kuri fone y'umuntu nkabwira abo mu Rwanda ko byanze bamereza itike nahe. Ibintu byo kubaho
ngeze Nairobi ni ibintu natiyumvishaga kuko byanga bikunze no kuba naramenye ko wenda ngeze Nairobi numvaga byanga bikunze ikinuza intego nari mfite ibaye succeeded furu ko nyigezeho byanga bikunze niyo naravuga ati n'ubundi niyo nagwa hano cyangwa se nkaba napfa ariko byanga bikunze ikirenge cyanjye gikandagiye ahantu nashakaga. Kenya itandukanye n'u Rwanda cyane. Ahantu mbona ko Kenya itandukaniye n'u Rwanda cyangwa se amahanga byanga bikunze na kiriya gihugu cyacu nyine kavukire cy'u Rwanda, kuba wavuga ati mvuye mu Rwanda ngiye aha n'aha na aderesi cyangwa se na location y'ahantu uvuga ati ndagiye, ni ibintu bitapfa kukorohera kuba wagira iki, kuba wamenya location wageze muri icyo gihugu nyine tu. Ni ahantu ubona hateye ukwaho nyine, si kimwe no mu Rwanda. Mu Rwanda ni ahantu ushobora kubaza ukavuga ati aha n'aha harahari, ariko hano ahangaha Kenya Nairobi byonyine no kuba warangisha umuntu cyangwa se ukaba wamubaza ahangaha ndi hitwa gutya, arakubwira ati zana amafaranga ni ari 20 cyangwa se ni ari 50 ukayatanga akakubwira ati hitwa gutya. Ariko mu Rwanda umuntu arakubwira ati aha hantu ugeze si hitwa gutya. Hari abandi bantu nkawe bari mu Rwanda biyumvisha ko kujya imahanga ubuzima bwo buhinduka. Waba uri muri abo bantu nawe wiyumvisha ko Nairobi wenda ari nka paradizo wabyumvaga? Ubundi nanjye ibyo bintu ntabwo byabura kuba narabyiyumvishaga, nkumva ko byanga bikunze umuntu warenze umupaka akajya ahandi hantu mu kindi gihugu byanga bikunze sinaburaga kuba nabyiyumvisha ko ari paradizo. Ariko nabaga nakwiyumvisha ko ari paradizo, uruhande rumwe nkaniyumvisha ko bitabaye paradizo byanankomerera, bitabaye paradizo byankomerera n'ubundi bigakomera aba natakoroherwa nyine. Ariko n'ubundi uko nabyiyumvishaga kuba natakoroherwa n'ubundi byarankomereye, n'ubundi biba byagira iki kugeza naho byasubiza hasi ubuzima bwanjye bukabushyira hasi. Atari ibanga wasanze Nairobi itandukanye n'u Rwanda cyangwa se igihugu cya Kenya muri rusange? Kenya itandukanye n'u Rwanda cyane. Ahantu mbona ko Kenya itandukaniye n'u Rwanda cyangwa se amahanga byanga bikunze na kiriya gihugu cyacu nyine kavukire cy'u Rwanda, kuba wavuga ati mvuye mu Rwanda ngiye aha n'aha na aderesi cyangwa se na location y'ahantu uvuga ati ndagiye, ni ibintu bitapfa kukorohera kuba wagira iki, kuba wamenya location wageze muri icyo gihugu nyine tu. Ni ahantu ubona hateye ukwaho nyine, si kimwe no mu Rwanda. Mu Rwanda ni ahantu ushobora kubaza ukavuga ati aha n'aha harahari, ariko hano ahangaha Kenya Nairobi byonyine no kuba warangisha umuntu cyangwa se ukaba wamubaza ahangaha ndi hitwa gutya, arakubwira ati zana amafaranga ni ari 20 cyangwa se ni ari 50 ukayatanga akakubwira ati hitwa gutya. Ariko mu Rwanda umuntu arakubwira ati aha hantu ugeze si hitwa gutya. Ariko wa muntu winaha muri Kenya Nairobi warakubwira ati no kugira ngo aguhakanire akubwira ati ahantu uri siho, arakubwira ati mereza aho ngaho amafaranga tube twagira iki, tube twagira ikintu tuvugana mbere yuko ngira ikintu ngufasha. Zana ayo mafaranga nkubwire nkugeze aho ushaka. Ubwo rero niyo mpamvu nkubwira ati u Rwanda na Nairobi Kenya cyangwa se n'ibindi bihugu harimo itandukaniro cyane. Ushobora no kuba utazi urwo rurimi rwo wenda rw'ikinyarwanda, ukaba wagira umuntu wegera ukamubaza ati ahangaha ndi gutya na gutya, wenda niyo wakoresha amarenga. Ariko ntibishoboka ko wenda ahangaho wakoresha amarenga ngo ube wakwereka umuntu ati ndashaka amazi se cyangwa se ndashaka iki. Mu by'ukuri usibye ko Imana nayo iba iri hafi y'ubuzima bw'umuntu, nanjye niyumvishaga ko byanga bikunze naho hantu hari bumbere heza kuba naharyama, kuko nanjye iyo nza kuhabona nari buharyame kandi mwumva ndatekanye byanga bikunze. Ariko hamwe navuga ati ngiye kuharyama cyangwa se ngiye kuryama n'aharenze aho ngaho habi kurusha aho ngaho, Imana yakingaga ukuboko nkaba nakugira iki, nkaba nabona umuntu ku ruhande akaba yambwiye ati wowe nkuhereza agacumbi k'umunsi umwe bitewe n'uko twaganiye, nuko yumvishe ibibazo byanjye nyine. Ubwo nyine akaba yagira iki, akaba yagira icyo amfasha. Nabwo akambwira ati ni umunsi umwe, uwundi munsi n'uba utabonye aho ujya kuba uri
n'ubundi ubufasha bwanjye buraba bugarukiye aho, n'ubundi urajya kubungera. hanyuma se ko bigaragara ko uri umusore mwiza ufite imbaraga, wowe muri wowe wiyumvishaga ko nugera muri Kenya cyangwa Nairobi uzakora iki? Mbere na mbere ubundi icyo nabanzaga gutekerezaho, natekerezaga ku bintu bijyanye no gusavayivinga nyine, ku bintu by'ubuzima, ubuzima bwanjye bukaba bwava mu mwobo bwari burimo nyine, bwari bumeze ubuzima bwanjye bwari buri ahantu habi nyine. Ndavuga ukiri mu Rwanda uri gutekereza kuza Nairobi, wumvaga nugera Nairobi uzakora iki? Numvaga ubundi byanga bikunze akazi kose nari bukore, akazi kose nagombaga gukora ako ariko kose, byaba numvaga ari kwikorera iyo mizigo, nari gucukura n'ayo mawese, dore narayacukuye mu Rwanda, nibyo navuga ati ndahunze, ndavuze ati ndagiye mu Rwanda nta kigenda. Buri kazi kose nari bubone byanga bikunze, akazi nagombaga gukora. Akazi kose wumvaga wari gukora inahangaha Nairobi, mu Rwanda nta kabayo? Nanone karahari, ariko buriya ako kazi kaba gahari, ariko usanga byanga bikunze, wenda sindabyinjiramo neza ngo mbe nabasha kuba. Cyangwa wari ufite ahubwo za nzozi zawe zo kuvuga ati njyewe ndashaka kujya kuba mu mahanga, gusa sinitaye ko hano bihari, njye nanjye ndashaka kuba mu mahanga, umuryango wacu ugire umuntu uba mu mahanga. Oya, nabyo narabyiyumvishaga nkavuga ati byanga bikunze nanjye ngomba kuba nabaho ndi marine, nabaho ndara muri ayo mashashi y'abapfuye, cyangwa se nabaho ndara hehe, ahari hose nagombaga kuba ndara. Byanga bikunze niyumvisha byanga bikunze nagombaga kuba mvuga ati ndi umunyamahanga, ndi mu mahanga nanjye, cyangwa se aribyo numva abantu bavuga ati diaspora. Sinari nzi n'icyo umudiyasipora avuze, ariko nanjye nkavuga ati nubwo ndara muri ayo mashashi y'abapfuye, ariko ndi umudiyasipora, wenda n'ubuzima bwanjye buriho, ariko nubwo buri muri ayo mashashi y'abapfuye, ariko ubuzima bwanjye buriho. Icyo cyo nacyo narakiyumvishaga. Gusa ku byo gukora byo ni byinshi nagombaga kuba nakora, ariko ndetse bisa n'ibyo mu Rwanda, ariko nyine nabyo ni amahirwe nagombaga kuba nabigiramo bitewe n'uko nari naje. Urumva ni ibintu bitari bunyorohere cyane. Umaze kuba umudiyasipora rero, n'ubu ngubu uri umudiyasipora, wowe n'icyo wabwira abantu bari mu Rwanda ko uri umudiyasipora ubu ngubu, ni iyihe nama wabagira abantu bifuza kuza muri Kenya Nairobi? Murakoze. Ubwo ni ukuvuga ngo muri aka kanya sindabyemera ko n'ubundi, na n'ubu sindabyemera ko n'ubundi ndi umudiyasipora, cyangwa se ndaho nifuzaga n'ubundi. Gusa uko biri Imana yarafashije, kandi nongera kubwira ijambo abanyarwanda nyine bari iwacu aho ngaho mu Rwanda, mbagiramo n'inama, mbabwira ati ikintu ugomba gukora, cyangwa se ugomba gutekerezaho cyane cyane, niba uri umuntu utekereza kujya mu mahanga, cyangwa se ukaba watekereza kujya kugira ikintu ukorera mu mahanga, cyangwa se ukaba watekereza kujya ahantu hose utazi, ni ikintu cyo kwitondera cyane. Kuko nanjye nibara mu bantu bagize bahuye n'urupfu inshuro zitari imwe cyangwa se zitari ebyiri kweri. Kuko nanjye ubu nagombaga kuba narapfuye muri urwo rugendo, ariko ubu ngubu nkaba nyihumeka kandi nanabishimira Imana. Rero sinifuza ko byanga bikunze hari umuntu byagendekera gutyo, ngo bibe byamugendekera gutyo, kuko niba narabigiriyemo amahirwe, we si yabigiriramo amahirwe ngo nawe avuga ati ndiyahuye, cyangwa ni nk'ubwiyahuzi, ndiyahuye ngo ngiye mu mahanga, nta aderesi, nta kintu na kimwe afite nk'uko nanjye naje. Urumva kuba naraziye ku 50,000, sinzi niba ariko nawe waza ngo bizakorohere. Amahanga hano Kenya kweri ni Kenya ikomeye, kandi ubuzima bwaho butoroshye pe. Kuba wagira umuntu aba ari kuvuga ati wowe nuko wagezeyo, wowe rero warahageze, urahazi, wabonye imbeho yabo ukuntu imeze, abenshi biyahuza ibiyobyabwenge. Wowe niki cyakurinze, cyatumye utajya mu biyobyabwenge, muri droge, kugira ngo ushobore guhangana n'iyo mbeho yo ku muhanda? Ni ukuvuga ngo nabonaga akenshi na kenshi bajyaga banamereza. Nk'ubu naba nicaranye nk'umuntu hano gutya ku gasima, mu Rwanda tubyita gasima, ku muhanda nyine, ajya kubona afite urushashi ari guhekenya, akambwira ati bino bituma udasinzira. Namubwiye inkuru yanjye, ati rero ati njye nta kintu nagufasha, atari kurabona twebwe tumaze igihe inaha, turi abanyarwanda bene wanyu, ariko twibereyeho nk'abapfuye.
nkajya kubona ibintu biri mu bishashi akampereza ati akira nawe wihekenye, ati bino bituma udasinzira kandi ni ibidroge nyine, ni ibintu bituma ubuzima butamera neza. Nanjye byanga bikunze nkaba nabitekerezaho nkavuga ati byanga bikunze ibi ngibi byamfasha kuba nagira iki, kuba nakontorora iminsi mibi yanjye, nkavuga ati iri joro ndarirara ngenda n'ubundi nabiriye, nkabitekerezaho. Ariko ikintu cyamfashije kuba nakwirinda nk'ibyo biyobyabwenge abantu binabakoresha, bitari abanyakenya gusa n'abanyarwanda bahageze, ikintu cyamfashije njye nari mfite intego, kandi ibyo bintu ntabwo byari biri mu ntego yanjye, ntabwo byari biri mu ntego yanjye byo kuba nagera ahantu n'ibibazo nari mfite byo kuba ntacyo kurya mfite ngo njye kuba narohamo n'ibyo bintu. Yego ni iby'ubuntu cyangwa se biranagurwa, urumva ntabwo intego yanjye ntaho yari bubishingiye iyo nza kwishora muri ibyo biyobyabwenge ngo njye kumera nk'abo bantu baje bakanywa ibyo bitabi ngo bituma badasinzira. muri make w'icyagutabaye nuko wari ufite intego. Njyewe nari mfite intego itari butume rwose njya muri ibyo bintu bibi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero uyu munsi Kuradusenge Pascal, ifamiye yawe yari yarakubuze, ntibari bazi ko bariho, batanze amatangazo barangisha ko babuze umwana wabo. Ubu uyu munsi Kuradusenge Pascal, ni iki wabwira umuryango wawe uri buze kubona nk'iyi nkuru? Ikintu nabwira umuryango wanjye nyine nanabashimira kubwo kuba barankize ku isi, nicyo kintu cya mbere nababwira. Kandi nkongera nkababwira ati umuhungu wabo yararokotse, yararokowe, Imana yaramurokoye. Saa izi ngizi ndi muzima, ndashima, kandi ibyo mvuga ni ukuri. Ubu ngubu ndi muzima. Benshi bari bazi ko napfuye, si imiryango yanjye, sabo mu muryango gusa, n'abandi na sosiyete nabaga ndimo, cyangwa se n'abandi bantu nabaga ngendana nabo cyangwa se nakoranaga nabo, bose byanga bikunze kuba wakubita ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu nta kintu uratekereza ku kintu cyerekeye iwanyu. Urumva abantu bambwiraga ko benshi bagiye ngo